Ndabasuhuje mwese bakunzi ba Kamanzi Official, buri wese agubwe neza aho aherereye. Mwabonye itangazo rya Paycore team cyangwa se update, ntago ari official communication ahubwo ni update kuri ku rubuga rwabo rwa X. Uciyeho tumayiningira bakana mu dukoni dutatu ibumoso hejuru, ukabona ugakanda hasi kuri za mbuga eshanu bayikoresha ahanditse X cyangwa se icyahoze ari Twitter, ugakandaho ukabona update batanze cyangwa se iriho. Murabonaho icyo bita platform level utility. Platform level utility ni gahunda cyangwa se ibikorwa, urukomatanye rw'ibikorwa byashyizweho guhera mu mwaka wa 2023 muri Pi Network, nk'uko amatangazo menshi yagiye abikora banayibonshinze by'agateganyo muri icyo gihe. Ngira ngo no kuri mu kwezi kuri Pi Day ni kuri 14 z'ukwa gatatu 2024, ariko ubu ngubu igasa nkaho yarangiye. A platform level utility reka nyite uruhurirane rw'ibikorwa bigamije umutekano, gukorera mu mucyo no kuzana inyungu muri Pi Network. Amvuge ko ari igikorwa icyo ari cyo cyose ku bicuruzwa cyangwa service, ari naho Pi ishingiye, bishobora kuzanira inyungu buri mu pioneer wese. Ubu ni bwa buryo bukomeje bwo kurema ibikorwa remezo muri systeme za Pi bigamije kuzanira inyungu buri mu pioneer wese. Ingero zitangwa ni enye cyangwa se ni inkomoko y'inyungu ikuyemo ibintu bine. Hari ubunini n'ubwitabire bw'abari muri Pi Network. Ubunini, niba Pi ivuga ko izakira abantu miliyoni 100, byaba byiza buri mucuruzi wese aho ngaho ahinga nawe urumva hari aba pioneers, hakaba noneho n'abacuruzi. Niyo buri mu pioneer yaba umucuruzi nta kibazo, apfa kuba afite icyo aba pioneer bakeneye. Hanyuma ubwo bunini bw'iyo system n'ubwitabire bwa community cyo bwacyo ni igikorwa kizanira inyungu buri mu pioneer wese. Icya kabiri, ese aba bantu bakurikira bati bakurikira bati hari uburyo dukoreshamo ibintu. Ni ukuvuga ngo system ishobora kuba ihari ariko abantu bakayinjiramo ntacyo bari buyikoreshe. Urugero, nk'umuntu ashobora gufungura YouTube akajya kandaho agasoma titre agacaho kuri YouTube, ntayifungure ngo ayirebe n'amasegonda 30, ariko ibyo ubwabyo yakoze birabarwa nubwo byinjije gake cyane. Hano se bizaba bimeze bite? Icya gatatu ni ese aba bantu digital identity, verified digital identity, buri muntu wese urimo ahangaha ndavuga ubundi ni umupioneer na application. Muri Pi Network habamo ibintu bibiri, ni umupioneer bwite hakabamo na application. Kuko n'umucuruzi, iyo tuvuze umucuruzi tuba tuvuga application, tuvuga application. Hanyuma rero hakaza kuza bafite igicuruzwa cyangwa service. Verified digital identity nguvuga ngo buri kintu cyose kirimo hano cyahindutse umutungo. Ari umupioneer ubwe ni umutungo wa Pi Network, ari igicuruzwa cyangwa service nabyo ni umutungo wa Pi Network. Byose bibarwa muri digital asset muri Pi Network. Nta kintu muri Pi kirimo abo umuntu abigicuruzwa cyangwa service kitari digital, cyangwa se application nayo ni digital asset. Icyakane ni large distributed network of computer nodes. Ni kuvuga ngo ya mahuriro y'izo application n'aba pioneers n'ibicuruzwa na service aho bigenda bihurira. Ni kuvuga ngo buri gicuruzwa cyangwa service gifite application kibarirwamo, ariko gikenewe n'umupioneer cyaba igicuruzwa cyangwa service.
ni umupayiniya ugikeneye. Uyu mupayiniya rero agira ahantu ahurira na ya application. Ya application nayo igira ahantu ihuriza ibicuruzwa cyangwa serivisi, igiraho ibihuriza na system ubwayo kugira ngo bifitingemo cyangwa se bikwirwemo, byisangemo, noneho bikagiraho bihurizwa na wa mupayiniya. Mfite neza iki kintu. Noneho hakagira icyo bita external, ubwo nibyo muri Pi network, hakaba n'icyo bita external connectivity. Byatangira byo muri Pi network, noneho bigiye guhuza n'undi uje gukoreramo yinjiye muri Pi network atari uwo muri Pi network, ni exchange cyangwa se ni umuvamahanga. Ibyo bintu byose bigenda bibahuza, ibyo bigenda bihuza abo bapayiniyazi, ibyo bigenda bihuza abo izo application ari bo bacuruzi, nibigenda bihuza icyo gicuruzwa cyangwa serivisi, bihuzwa n'ibyo bintu bita nodes. Bigasaba rero ibikoresho by'ikoranabuhanga bihambaye bituma ibyo bintu bishoboka, bigakorerwa muri telefone yawe ya Android ntoya cyane. Byakabaye bisaba ibikoresho binini, buri wese akakigendana icyo gikoresho cyangwa akaba gitunze mu nzu, utanahaguruka mu nzu. Noneho hari ibikoresho bihambaye biriyo ngiyo mu ruganda rwa byose Silicon Valley, Artoparo haryo muri ntuza leta California, ku biro bikuru bya Pi network, aho ibyo bikoresho biteritse. Izo nodes zigomba kuba ari nyinshi cyangwa se ayo mapfundo. Ni ukuvuga ngo ibi bintu ni amakuru, byose bishingiye ku makuru. Ya makuru rero niyo atuma mbona cya gicuruzwa nkanakigura, nkishyura, kikaza kikangezwaho. Nuko bishoboka kubera za nodes zirenga ngira ngo 200,000 zikorera muri ecosystem cyangwa se mu mubiri wa Pi, imbere muri Pi, bituma ibyo byose bikorwa. Ariko ngewe nk'umupayiniya wibereye mu gishanga cy'umuceri, aho mpinga umuceri, wibereye mu murima w'ibigori mu misozi miremire mu mashyamba, aho nikorera akazi ko kurinda ingagi, ego kubera ko mbikunda, nkunda ibidukikije, ariko nkamayininga Pi aho naba ndi hose, mbega hashobora kugera internet, nkabikora bigakunda. Nizo nodes zibikora. Izo nodes rero ubwinshi bwazo, nodes ziri weak, ubundi nodes ziba weak bitewe n'imiterere ya systeme cyangwa se ubwinshi, ingano yazo mvuga ni umubare wazo. Uko nodes systeme ifite nodes nyinshi, niko irushaho kwakira ibintu byinshi, kwakira no gukora ibintu byinshi icyarimwe cyangwa se igihe cyose. Pi rero mushake niba hari indi ntuza crypto platform ifite nodes zingana n'iza Pi. Na Bitcoin mwumva ni Bitcoin nta nubwo igeza mu 100,000, ngira ngo mperuka ifite mu bihumbi za ishobora kuba muri za 70, ariko urumva ko Pi none nibirengeje 200,000. Urumva nta yindi tuzi ifite izo nodes. Ibi byose rero nibyo bigize platform level utility. Platform level utility batangamo ingero nanone, nk'iyi ngiyi Pi ad network na .pi domain auction, murabyibuka. Nk'iyi mvuze kuri iyi Pi ad network izagirira umumaro buri mupayiniya wese muri ubu buryo. Iyi izafasha aba developinga cyangwa se abakora za application zishobora gukorera muri Pi network, ko uzajya yoboka iyo systeme bakoze yose cyangwa iyo application, hari inyungu azajya abona. Nk'uko umuntu wakurikiye YouTube channel, abo bantu benshi bakurikiye YouTube channel bigena ingano y'amafaranga nyiri YouTube channel agomba guhembwa. Ariko noneho byagarukiraga aho ngaho muri Pi network siko bimeze, ahubwo bizajya bihindukira umuntu wese wakoresheje iyo application ya Pi network
agira inyungu ahabwa bonus cyangwa se rewards, incentives, agahimbaza musiki kamushimira ko yakoresheje iyo application. Bivuze iki? Bivuze ngo iyi application izajya yungukira Pi Network nka kimwe mu bicuruzwa Pi Network ifite gikorera muri yo, nk'uko umucuruzi mu gihugu iyo akoze atanga umusoro. Noneho iyi application kubera abantu benshi bayikoresheje, nk'uko umucuruzi agira abakiriya benshi nubwo yasoreye leta, ariko abakiriya benshi hari inyungu bamuhaye. Noneho izi nyungu zinjiye kuri iyi platform, ntabwo umukiriya azajya ahagararira kuba yateje imbere iyo platform gusa ngo yunguke icyo yaguze cyangwa igicuruzwa cyangwa serivisi. No, kuba yashoboye gukoresha iyo application gusa, nawe hari agahimbaza musiki bazajya bamugenera. Ni ukuvuga ngo system ikoresheje ubwenge buhangano bwa artificial intelligence ifite uburyo izajya yibyariza inyungu ibyakozwe haba ku bicuruzwa cyangwa serivisi byakorewe muri iyo system, kuko nicyo Pi igamije. Inyungu zivuyemo zigabanywe muri ubu buryo butatu: mu buryo bwa Pi, mu buryo bw'iyo system nyirayo, no mu buryo bw'umukiriya ari we umupayeneya. Ni ukuvuga ngo ntawe ushobora kuviramo aho. Hanyuma Pi nayo itange inyungu ku gihugu ikoreramo cyangwa se igicuruzwa cyangwa serivisi kigenewe mu buryo bw'imisoro cyangwa se ubundi buryo, bitewe n'uko niba ari igicuruzwa kijyayo cyagezeyo. Murumva ko rero Pi Network bisaba kwicara tukiga, tukamenya, tukava mu miteto, tukareka gutegereza gusa ngo GCV se yo niki. Reka mu biganiro bitaha tuzategura ikiganiro kuri GCV, musobanukwe GCV niki, imaze iki, izaza ryari, ese izaba ifitiye akahe kamaro, izaba ifite akahe kamaro haba ari muri Pi, haba ari no ku rwego rw'isi cyangwa se mu buzima bwa buri munsi. Mugubwe neza, abatarakora subscribe muyikore. Ubu ibihe bishya turimo n'ibyo gutangira gushinga imizi n'ibirindiro, tukiga tukamenya Pi niki. Pi Network ni ikigo cy'ubucuruzi, ubucuruzi bw'amafaranga cyangwa se mu by'imari, ndetse n'amakuru ashingiye kuri iyo mari cyangwa se mu by'amafaranga muri financial institution cyangwa se company, ariko ikagira umushinga muremure wakoze ifaranga tugomba gukoresha rikatubyarira inyungu mu buzima bwa buri munsi. Ibyo nabyo tuzabigarukaho mu buryo burambuye. Abantu benshi barirutse bababeshya byinshi, mu kwiruka umuyaga uhugahuha mu matwi bigatuma hari ibyo utumva. Buriya rero ngushize impumu yibagirwa uwamwirukankanaga, nimushyire impumu mwicare hasi dore wabirukanaga ntawe. Mugiye gukira, mwitonde mbere yuko kirabanza wumva icyo kizagukiza n'iki kigiye kugukiza kubera iki, ndetse n'ukugeza ryari. Nimubanze mushire impumu rero mubanze mwirukana ibyabirukankanaga, uwo mukiro mubanze muwibagirwe, ahumwe mwumve ko ari intambwe n'urugendo rw'ubuzima bwiza. Mukomeze mukurikire Kamanzi Official, kandi umuntu wumvise ikiganiro ajya gihererekanya na bagenzi be kugira ngo turusheho kwiga. Ngewe ntabwo nkorera gushaka views, nkorera kwigisha, na views zikaziramo. Utabishaka ace wagenda ajya komeza arindagire mu bitamufitiye umumaro cyo kumuhungeta no kumuhutera gusa. Ariko benshi baraza bakababeshya kindi abantu bafite ikibazo cyo kuza bagatanga amakuru nta gusoma ntaki. Muha abantu ibintu bizima, ndabwira abagenzi banjye. Ariko namwe nimukurikire cyane cyane nk'abumva ururimi rw'ikinyarwanda, ubwo nibwo mbabwira nimwikuremo ibindi, mwicare mwige, cara wige, wige wumve ibyo urimo ni ibiki, birava he birajya he, bifite akahe kamaro. Mugubwe neza.